Agasobanuye ucyumvira ijambo wise utekereza filime zitandukanye warebye ukazikunda cyane. Bamwe bahise batekereza inshuro nyinshi yongewe kwinjira mu gasobanuye babaziza ko ari abana, dore ko mu myaka yo hambere aha gato insakaza amashusho zitari zakwirakwira ahantu henshi nk'uko bimeze ubu. Habaga hari amasare berekaniragamo agasobanuye, ariko abana ntibari bemerewe kujyayo, n'abajyagayo binjiraga bigoye, rimwe na rimwe bakanabasohora. Ucyumva agasobanuye hari abasobanuzi bahita bakuza mu mutwe kubera ubuhanga bukomeye babikorana. Umwe muri bo ni Rocky Kimomo ndetse n'abandi benshi. Hari ibibazo byinshi uhise wibaza kuri Rocky Kimomo, urugero kuko nta gikwe nk'uko abivuga. Ese afite umukunzi cyangwa nta mukunzi afite? Yabigenje ate kugira ngo abe afite izina rikomeye nk'iryo afite uyu munsi? Ese ni muntu ki? Aka kanya ibibazo by'amatsiko byose ufite kuri Rocky Kimomo ugiye kubisobanukirwa. Bahaye ikaze muri sobanukirwa y'uyu munsi. Bahaye ikaze, yitwa Iberi. Ikaze mwese. Mu mazina menshi yiyita, urugero Kimomo, Ngombwa, Inyangamugayo byahamye, Kirabiranya, Kibaruma. Benshi bamumenye asobanura filime, ndetse kandi nubwo waba utareba filime cyangwa utazikunda, ijwi rye waryumvishe mu baturanyi cyangwa ku muhanda wigendera. Hari n'abandi bamumenyeye aha kuri YouTube mu madocumentary menshi akora. Kubera ubuhanga akoresha, amagambo atandukanye avuga, bikarangira anakoreshejwe n'abantu benshi batandukanye, ibyo bituma bamukunda, dore ko benshi bavuga ko kumva ijwi rye ubwabyo biba bihagije. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga benshi baba bavuga ngo Kimomo wacu, nta Rocky nta filime, nta Rocky nta cyabaye. Uyu ni umwe mu byamamare bikomeye cyane, ariko we yabishyize ku rundi rwego, ati ndi umwe ku mubumbe. Rocky ni umwe mu byamamare bikunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hakurya y'imipaka y'u Rwanda, aho agasobanuye kabasha kugera. Gusa atangira yari ari hejuru nk'uko bimeze uyu munsi. Yatangiriye hasi nk'abandi bose. Rocky avuga ku rugendo rwe yatangaje ko yari afite akazi k'ijoro yatangiraga saa 4 akagasoza mu gitondo. Amateka y'urugendo rwa Rocky reka dusubire inyuma turutangirire mu bwana bwe. Mu mwaka w'1991 nibwo Rocky yavutse, maze avukira ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Ababyeyi be bamwise Uwizeye Mark cyangwa Marco. Ise yitwa Nzamurambaho Gerard, naho nyina akitwa Batamurizi Macre. Rocky akaba ari we mfura yabo, agakurikirwa na Savimbi, bakorana muri uyu mwuga wo gusobanura filime. Rocky nubwo yavukiye ku Muhima, ariko yakuriye mu Gasyata, aho yakuranye n'abandi bana bavuyemo ibyamamare, barimo Rugaju Regan, ni umunyamakuru wa siporo kuri RBA. Murindahabi Irene ni CEO wa MIE Empire, akaba na manager wa Vestine and Dorcas. Rocky akiri umwana muto yakubitiwe kenshi kureba filimi, dore ko yakundaga kureba filime za Young. Rocky aha mu Gasyata niho yize amashuri abanza, nyuma yakomereza muri Saint Joseph i Kabgayi, ahasoreza yisumbuye mu mwaka w'2012. Nyuma yabonye buruse ya leta ajya kwiga muri IPRC East, aho yize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Dusubiye inyuma gato, Rocky agisoza yisumbuye yagiye gushaka akazi nk'abandi bose. Nk'uko twatangiye tubibabwira, yabonye akazi katari keza kamusabaga gukora nijoro. Nk'uko yabitangaje, ntabwo kari igisekirite, ahubwo yari nk'ubumeni. Nubwo atavuze neza ako kazi akariko, ariko kandi
Gukora ako kazi k'ijoro kamuzaniye amahirwe yo gusobanura filime. Bivuze ko iyo adakora ako kazi dushobora kuba tutaramumenye nk'uko tumuzi uyu munsi, kubera ko mu ijoro iyo yabaga ari wenyine kugira ngo aticwa n'irungu yashakaga ikintu ahugiraho, yahitaga atangira kureba amafilime ahereye ku za yanga yakundaga. Gusa uburebure bw'ijoro namwe murabuzi, iza yanga zararangiraga maze akadukiriza abandi basobanuzi, ariko akumva batabikora neza nk'uko yabishakaga. Rocky wari intyoza mu kuvuga indimi yahisemo kujya areba izidasobanuye, maze agasanga ibyo bavuga muri filime ntaho bihuriye n'ibyo abasobanuzi bavuga. Uwizeye Mark yasanze abasobanuzi benshi badasobanura filime ahubwo bayogeza, benshi bagafana batumvishe n'ibyavuzwe muri filime. Kuva icyo gihe afata umwanzuro wo gutangira kariyeri yo gusobanura filime. Rocky ari kumwe n'umuvandimwe we Savimbi begereye umwe mu basobanuzi bari bakomeye icyo gihe. Gusa uwo musobanuzi atavuze izina yabaciye intege, ababwira ko n'abandi babikora bagiye kubavanamo bagasigara batarenze 2, dore ko ngo babikoraga nabi. Gusa uyu si yanga yavugaga, ahubwo yibazaga ukuntu na ba yanga bagiye kuvamo, akumva we noneho bitakunda na gato. Nyuma y'uko uwo yizeraga ko yamufasha amubwiye ko ntacyo yamufasha, n'ibikonyozi nka ba yanga bagiye kuvanwa mu kibuga, yikomereje ubuzima busanzwe byo gusobanura arabireka. Gusa nyuma Rocky yagiye gusura inshuti ye imuhuza n'umusobanuzi witwa Yakuza, maze Yakuza atiza Rocky studio irimo n'ibikoresho, maze Rocky atangira gufata amajwi ya filime maze arazisobanura, arazisohora, arasobanura karahava koko. Yakuza kandi niwe wafashe filime za Rocky azishyira umubosi bakoreraga. Filime y'uruhererekane Rocky yahereyeho yitwa Salem Witch Trials yagurishijwe mu zindi. Gusa Rocky yari umujangweri, ijwi ritaramenyera neza. Gusa abakunzi bagasobanuye bakunze ukuntu asobanura ijambo ku rindi, inkuru ku yindi, maze ya filime iragendera kundwa koko. Gusa kubera kubura agashimwe, Rocky yarivumbuye ahagarika gukora iyo filime, maze aba DJ bakomeza kubaza ya filime ya Rocky. Kubera ukuntu abakiriya bari bayikunze cyane, boss yagaruye Rocky bagira ibyo bumvikana, maze Rocky akomeza ya filime. Aha Rocky yatangiye kugenerwa umushahara w'ibihumbi 40 ku kwezi. Niko kazi ka mbere yakoze mu gasobanuye asobanura filime. Yagafatanyije na ka kazi k'ijoro yakoraga. Yavaga mu kazi saa 9 za mu gitondo ahita ahitira muri studio ajya gukora filime. Gusa ntiyatangiye ari hejuru nk'uko tumuzi uyu munsi, ariko nanone nta kure habaho Imana itakura umuntu. Rocky amaze kubikora neza cyane ndetse no kurusha abandi yabisanzemo, yasezeye aka kazi kamuhembaga intica nikize, maze asinya amasezerano n'indi kampani yitwa African Movie Market. Icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2016. Aha niho yakoze amafilime menshi ari nakakuza igikundiro mu bafana. Ibi ni nabyo byamufashije gushinga kampani ayita Rocky Entertainment. Iki gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2018. Aha niho yarushijeho kuzamura izina rye aramamara kurushaho, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 yegukanye igihembo cy'umusobanuzi mwiza ahigitse Sankara Junior Giti ndetse na Savimbi yitoreje. Ikindi kandi Rocky avuga ko cyamufashije kugera kuri ibi byose ari umwihariko yazanye mu gihe abandi bazaga bigana
ababanje muri uyu mwuga wo gusobanura filime nka nyakwigendera Ross Thomas uzwi nka Young. Rocky asobanura ijambo ku rindi, inkuru ya filime akayivuga uko iri nta jambo rimucitse, mu gihe abandi baza basa nk'abogeza filime basakuza. Gusa Rocky iba abivanga n'amagambo menshi y'uturingoshyo yo kwiyemera, ibi bakabimukundira. Kubera ubuhanga Rocky akorana akazi ke no kugakunda, byatumye Rocky Entertainment iba kampani ikora ibintu byinshi birimo gusobanura filime nyirizina, kwamamaza, gufasha abahanzi n'ibindi. Gusa umuhanzi wamenyekanye Rocky yafashije ni umuraperi Papa Cyangwe, nubwo nawe baje gutandukana ndetse nabi cyane, dore ko Papa Cyangwe aherutse no gusohora indirimbo isebya Rocky yise mu bigori. Ndetse kugeza ubu Rocky afite website acururizaho filime ze yitwa agasobanuyefilms.com, akavuga ko iyi ari Netflix y'abanyarwanda. Ikindi afite YouTube channel yitwa Rocky Entertainment, iyi ni YouTube channel iri kuzamuka cyane, ndetse akaba ari mu banyarwanda bakurikirwa cyane kuri Instagram. Yanashyize hanze filime ye yise The Wrath of Soldier, bisobanuye umujinya w'umusirikare. Iyi filime ikaba irimo ibyamamare bitandukanye bya hano mu Rwanda nka Dumba, Anita Pendo, Young Grace, Fata ku mavuta, Kadafi n'abandi. Ndetse hari n'ibindi byinshi tutarondoye byamugize uwo ari uyu munsi. Gusa nubwo bimeze gutyo, ishyamba ntiryahoraga ari ryeru, kuko Federasiyo ya Sinema Nyarwanda yigeze gusohora itangazo rikumira agasobanuye, kuko batekerezaga ko gashobora kuba gatuma filime nyarwanda zitarebwa. Rocky yabyitwayemo kigabo maze ababwiza ukuri, yavuze ko ibi ari ubugoryi bari gukora, ni nko gukumira umuceri ku isoko ibirayi bihawe, cyangwa se Ferwafa ikavuga ngo bakumire umupira wo mu Bwongereza kugira ngo shampiyona y'u Rwanda irebwe. Yakomeje yibaza impamvu Federasiyo ya Sinema mu Rwanda itivugira ahubwo ikajya kuvugira Hollywood na Bollywood. Yongeyeho ko kandi ibyo bakora ari dumping, kandi UNESCO ikaba ibyemera. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubushakashatsi muri siyanse ndetse n'umuco. Barikomereje bikorera agasobanuye, harakomeza harashya koko. Rocky Kimomo ni umwe mu bazwiho guhanga amagambo ubundi akamamara. Urugero: gutwika, hahiye koko, tukahakongora, tukimanukira, nta gikwe, umwe ku mubumbe n'andi menshi yagiye yamamara. Rocky Kimomo wumvikanye avuga ko nta gikwe, benshi bibaza niba yaba afite umukunzi, cyangwa niba azakora ubukwe, cyangwa niba azabireka nk'uko yabivuze. Gusa ahangaha nta mukobwa n'umwe uzwi waba ukundana cyangwa yarakundanye na Rocky. Rocky yigeze gutumirwa muri Radiyo Rwanda agenda yambaye impeta ya Alliance. Umunyamakuru abimubajijeho, Rocky yavuze ko ari iy'umurimbo, dore ko yari iya zahabu. Gusa yavuze ko gukanga abakobwa akambara impeta rimwe na rimwe biba bikenewe. Yabajijwe niba hari abakobwa bajya bamwirukaho, avuga ko bitabura. Abajijwe impamvu, avuga ko icya mbere ari bogari, afite amafaranga, kandi ari n'icyamamare. Ubwo hasohokaga indirimbo ya Papa Cyangwe yitwa Bambe, Rocky yayigaragayemo yakoze ubukwe, atera ivi n'indi mihango y'ubukwe. Gusa ntibyari byo, kuko yari amashusho y'indirimbo. Bamwe bavuze ko ubwo ari uburyo bwo kugira ngo arebe aramutse akoze ubukwe uko byakakirwa mu bantu bamuzi ku mvugo ya nta gikwe. Gusa Rocky nyuma yagiye yumvikana asa nk'uwisubiraho kuri iyi mvugo ya nta gikwe. Ubwo Rocky yaganiraga na Sabe ku Isimbi TV, yavuze ko ubu noneho yamaze kubona ko azabana n'umugore. Rocky
akomeza avuga ko yakora ubukwe cyangwa akajya mu murenge gusa. Ikindi Rocky ni umwadeperi byahamye nubwo anywa inzoga, gusa bamwe bavuga ko ari uburyo bwo kwamamaza, gusa ashobora kuba anywa inzoga nke kurusha uko azamamaza, cyane ko yavuze ko akunda kunywa yahurute. Rocky ni umufana wa Rayon Sport. Ikindi wamenya kuri Rocky, afite undi muvandimwe witwa Savimbi nawe bakorana muri uyu mwuga wo gusobanura filime, uyu akaba ari murumuna we. Hanyuma icyo twakwigira kuri Rocky ni ukwigirira icyizere, ntiwakwiyemera utifitiye icyizere. Ikindi ni ugukunda umurimo ugakunda ibyo ukora, ndetse ikindi twamwigiraho ni ugukorera hamwe. Ibyo twaba tuvuze kuri Rocky Kimomo ni ibi ngibi, gusa tuzagenda tubagezaho n'ibindi bitandukanye bizagenda bimuvugwaho cyangwa se bizagenda biranga ubuzima bwe. Iki kiganiro mwumvaga isobanukirwa mwagezwagaho na Iberi. Nshimire cyane wowe wamaze gukora subscribe, nshimire nawe wafashe umwanya ukadutega amatwi ugakurikira iki kiganiro, ndetse nibutsa nawe utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi byinshi bitandukanye tuzagenda tubagezaho hano kuri Iberi Entertainment bijye bibasha kubageraho 5 kuri 5. Mukomeze mugire amahoro y'Imana.